Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwe mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko y'umunsi wa none kuwa 21 Werurwe umwaka wa 2025 kuwa gatanu iragira iti haranira kwishima buri munsi. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka dufatanye turimbane indirimbo ya 70 mu gakiza igira iti reka gutinya ibizakubaho. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya. Mwene data, ibyo urimo kunyuramo byose Imana irabizi kandi izabikurindiramo. Uyu muririmbyi ajya afasha cyane, aravuga ngo Imana imenya ubukene bwawe mwene data, kandi ngo ukomeze ubane n'Imana nubwo bimeze gutyo bwose. Imana ibyo uri gucamo bikomeye, Imana izabikurindiramo kandi nawe uzaba amahoro. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ibice ni 4 murongo wa 4 tugeze kuri 7. Haravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yemwe nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, kuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amena. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Akenshi nuhura n'umuntu icyo bita appearance cyangwa se uko agaragara mu maso, akenshi bizaguha ishusho cyangwa se ubutumwa bw'ibimurimo. Birashoboka ko hari ugerageza kubihisha, ariko hari benshi usanga bibananira, aho usanga mu maso hajemo iminkanyari kandi atari ukubera ko basheshe akanguhe, ahubwo ari ibibazo bibatera kumera gutyo, ibitera abantu kutishima muri iyi minsi ni byinshi. Ariko nanone ijambo ry'Imana rikatwibutsa ko cyangwa se rikadukangurira gushima Imana muri byose, mu byiza dushime, mu bibi dushime. Pawulo yandikira itorero ry'Abafilipi aravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, cyangwa se mu yandi magambo kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma twishima. Nubwo tunyura mu bikomeye, tujye tugerageza twirinde, ntidugafunge umunkanyari isura. Kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru hari abantu babaye abarakare, bigeraho ndetse banitwa n'amazina. Hari abitwa ngo bamunuke, bishatse kuvuga ko baranutse, ko atajya yishima na rimwe, uwo muntu atanezerwa. Burya kutanezerwa igisubizo si ukunuka, si uguhumura, ni uguca mu maso, ukagerageza kwishima. Kurakara ntacyo bikemura mwene data, nyamara kwishima ni umuti uvura umutima. Iyo ufunze isura uba wiyangiriza umutima. Ntabwo abantu bagutinya kubera ko ufunga isura, oya, bagutinya cyangwa se bakubaha bitewe n'urwego uriho. Ubuzima burahenze, iyo ubutakaje kubugarura birahenda mwene data. Pawulo yongeraho ati ineza yanyu imenywe na bose, umwami wacu ari bugufi, ati ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabye mubyingingiye mushima. Ati nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Yesu Kristo. Bene data, kwishima ni umuti uvura ibidusharirira. Kurakara, guhekenya amenyo ntibikemura ibibazo turimo. Mwene data, birumvikana ibibazo urimo byatuma wishima, ariko ihe akanyabugabo cyangwa se ugerageze urebe uko wanywa uwo muti wo kwishima muri ibyo bihe bigoye. Uzagufasha kandi hamwe no gusenga Imana, n'ibyo bibazo bibigutera nabyo bizashira. Humura, umunsi umwe nawe uzaseka. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Dusenge. Data, mu izina
rya Yesu turagushimiye wowe udukangurira kwishima iteka ryose, haba mu byiza haba mu bibi. Mwami turasabye kugira ngo uduhe imbaraga zo kwishima, zo guhora duseka, zo guhora tunezerewe, zo guhora twihanganira tugerageza no kumenya uburyo tubyitwaramo. Urakoze urakarama, bana natwe mu byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu tubisenze, amen. Mwari kumwe nanone na mwene so muri Yesu Kristo uko bisanzwe, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, bifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.